azisubiza inyuma ari kuri gatandatu. Izo video ndiko ntabwo baroze zijya imbere. Izo video barazimubata. Keretse wenda icyo ngicyo uza kukimbwira. Ubwo nacyo nakemera neza. Kureba match. Wa nacyo sinyemera neza. Kare. Ibyo bintu yari kuzihase baganijuru bakazikurisha. Ngo nabakabanka kuri baganijuru bazamuka bati genda uhure nayo. Agakubita kuri zamufiteho ariko witwa yabatupaza. Gusa umukinnyi bifuza ko aguma muri rege. Ku kagofero ke? Ku gatambaro ke? Hako na Sumane nabo numvise. Uwitwa Richard Ndayishimiye. Twari ubyo tuba tumona ariko ngo abatekinisi uburyo basesengura. Buri Richard hari ibintu tumvikanye na Rayon Sport by'amafaranga. Icyo ni kimwe yego nibumvikanye. Ariko na Rayon ntigeze ishyira imbaraga yakserera kugira ngo Richard bamukipinge bamugumane. Nka bya bintu twavuga kuri Bugesera na Kamarade. Rero ibyo byose ngo bihuzwa n'iki ngo uburyo Richard ngo akinamo ugera umediateri ngo amabaro ye usanga ngo ayohereza cyane mu maere mu mpande birango ntago babibonamo umediateri mwiza. Sport ejo mwavuga ku mwataka ya Manu ya hata sura muri yo Sport Inyange saro ry'Inyanza harya wayiririmbye ngo niwe wagira inama umukire bakamugwa nabi cyane. Ni nawe waririmbye iy'Amavubi atarengeje imyaka 17. Yisibaho Rwanda mu gikombe cyiza. Ariko ya Rayon Sport yari yayanditse irimo nyine onugeri kabarunsurize bagore avugamo abantu abakinnyi bose bamuhawe n'Imana ba ntampaka ba budara ba muvunyi ba zimeze nka jihad. Urumva rero intambara ntagatifu ariko avuzemo jihad bizimana. Harabashiragamo akarongo kameze nk'inkirigiti ngo uzimenyera kawunga. Kandi ubwo avuze akavuze wambaza Imana rero. Kandi avuze kawunga y'ibiryo. Yaba yibereye handi rero Muhanga burya yarakiza ariko nk'ubukwe ibikomere byarakiza. Ariko muri Rayon Sport kumukubita kwagira inama umukino. Fure mbere ko tubwira ibindi biri tubwire nanjye ibyo namenye. Uyu mugabo w'umudirecteur technique wa Rayon Sport n'uyu mutoza w'abanyezamu Tirikariko imyaka 27 Petit frère wakwizera. Nahari ingingo rimwe na rimwe ariko hari ingingo muri iminsi nta nuhari ari Bujumbura ariko cyane uyu mugabo directeur technique n'uyu nguyu yazanye hari undi muzungu wari bwaze undazaza mu bihe biri imbere ngo uko nabyumvise ngo ari umutoza uzaba wungirije hari ingingo karabaye umuzungu ngo anafite CV nziza niko nabyumvise umuntu wayanosheho ariko directeur technique ngo ari marirwa ku kintu bita screen ngo barimo baraprojecta match za Rayon Sport ngo bafite ikintu bita bafite external iriho ama match ya Rayon Sport hafi yose muri championnat video analyst zose abazifite Leonidas ngo barimo baraprojecta ngo bagasesengura buri mukinnyi imikinire ye bakareba bakamucencura bakagira gute bakavuga ariko ngo buriya ngo mu bakinnyi yabone video umukinnyi witwa Tambwe ngo Gurwari ngo yaramwemeye ukuntu akina ngo ndi kuvuga abanyamahanga cyane uwitwa Kitoga ngo nta kibazo amufiteho ariko witwa yabatupaza gusa umukinnyi bifuza ko aguma muri rege. Ku kagofero ke? Ku gatambaro ke? Hako na Sumane nabo numvise. Uwitwa Richard Ndayishimiye. Twari ubyo tuba tumona ariko ngo abatekinisi uburyo basesengura. Buri Richard hari ibintu tumvikanye na Rayon Sport by'amafaranga. Icyo ni kimwe yego nibumvikanye. Ariko na Rayon ntigeze ishyira imbaraga yakserera kugira ngo Richard bamukipinge bamugumane. Nka bya bintu twavuga kuri Bugesera na Kamarade. Rero ibyo byose ngo bihuzwa n'iki ngo uburyo Richard ngo akinamo ugera umediateri ngo amabaro ye usanga ngo ayohereza cyane mu maere mu mpande birango ntago babibonamo umediateri mwiza. Ku buryo bashaka kumutakaza ngo bashaka ko baro zijya imbere nyine zica muri hose umupira ahubwo ntekereza ko ari wowe hari abantu b'umupira imipira yose ngunyura mu mpande
ntabwo nyine ngo ibyo bintu ngo mu cyerekezo bifuza ko Rayon Sport iganamo muri projet yabo ngo ntabwo bifuza mu mediateur na gutyo gusa Richard ntabwo nyine ngo ari mubi nk'abo bandi bayabatupasi Kanyizo ariko yashyizemo akantu ka dute niyo mpamvu nabo batarashyiramo batarakiserera kugira ngo Richard hagume nase wigeze ubona Rayon Sport wigeze wumva nyine Rayon Sport irwana intambara kuvuga ngo Richard ntaducike ariko se nyine ako kantu niba bo ku mpande abo bahabwa imipira bo ku mpande baramutse bahagaze mu buryo bwa nyabwo butuma iyo mipira nabo bayijyana mu buryo bubyara umusaruro reyo icyo buntu yakizira ariko uko akenshi hagati mu kibuga hari igihe bakubwira bati haba hafunze adversary yahafunze ashobora kandi abo mu mpande nibo bafite ubwinyagamburiro navuga mu kibuga bwo kuba bakina oya tunarebe ntabwo ndi umutekinisiye tunarebe kuri Richard kuko Richard bavuga turamurira mu kibuga kina siyo mukinnyi muri Rayon Sport muri myaka 2 ishize wafashaga Rayon Sport mu mikinire cyane cyane muri offensive mo ntiyatsindaga ariko yafashaga abatsinda niyo ngo yatanga baro izo aho imbere mu tekinisiye yashaka naho ku mpande kuri football igezweho ariko mwe mumenye ko abatekinisiye bareyo muri video barebye ubone nka byandi byanyu ngo video session batubwira ngo ntuzana ntibazi gusohora umupira uwitwa Richard nashimiye ngo ntago imikino igeze ibe pressure ariko ariya ninde wavuze ngo undi mukiri ngo Kitoga se ngo so kwizengura Kitoga ngo arakemeye cyane ariko ukurikira mutima uwo mutekinisiye Kitoga ikintu cyatumye mwemera ni kuri akuna afata baro akinjira akagenda oya hari undi mutekinisiye wa mbere hari undi mutekinisiye wa mbere waravuze ngo yizengurukaho ariko se ufite abawinga bazima kunyuza mu mpande byo n'icyaha wa mugani kwa bariyo niyo mpamvu ushaka abo bawinga se ugira ngo imipira yibo ariko sibwo buryo bwonyine nabo kwiga ariko ngo hari ingingo haramushaka makuru hari nuko ngo wenda yakangwa na directeur technique ariko hari ingingo ngo noneho yapfa no gupusa pe ureba makuru nanjye nakuye mu Burundi ko bimeze aba directeur technique hari ingingo aramushaka kimwe nuko amushakara na Musanga ngo arasharanyuza imipira ku ruhande ari nimero 6 ngo ebana ngo yinyuza ku ruhande ariko urumva video za Richard babonye harimo niza kina ku 8 ahantu bamukishije hose ko nese Richard sumu box to box si watanye kina ariko nyine byaje kuranya sezo bameze kuri gatanu match nyinshi yakinnye no babuze ibisubizo kuri gatandatu akagenda kakina kandi neza undi mukinnyi Asumani nabonye ariko Asumani ngo ntabwo yigeze rwose amwemeza ngo muri video basesenguye hakaba ibyo kintu cyuko Kanyiza uvuze cya Richard na Musanga aba bakinnyi uko ari babiri hari ingingo arabifuza bombi ariko bishobora kurangira Rayon Sport irwanya intambara yo gufata umwe ubwo akaba Musanga rero niba abakinnyi niba batoza bazasimbura hari ingingo batemera Richard ariko ibintu bya Richard nibivuze nabe ahubwo baro nyinshi ngo azishyira kuri 2 no kuri 3 oya azisubiza iyo ari kuri 5 izo video niko ntabwo baro zijya imbere izo video barazijya mu bata keretse wenda icyo ngicyo uza kukimbwira ubwo nacyo nakemera neza kureba match wa nacyo sinyemera neza kare ibyo bintu yari kuzihase baganijuru bakazikurisha ngo nabakabanka kuri baganijuru bazamuka bati genda uhure nayo agakubita kuri Obed ati genda uhure nayo ibyo ntera birose ibyo rero ngo ntabwo 80% imibare bihari wa muntu ese imibare yihe 80% imipira ye ko tureba match yarebye nasekanye statistique urazifite ntazo mfite ariko nyine subwo na reka umuntu uri kuranariza video rero akubwira ibyo yabonye rega rije badutuburira bitewe n'ibyo washaka rata ubwo rero nawe ushaka video uyize hano tuyicambo hariya ninde utazi gusohora umupira muri wa defenseur ngo Chimanga ni Chimanga ni Yusudianye ngo Chimanga ntagazi gusohora ba Efrem ninde utazi gusohora umupira ni bose ni bose ntabwo bazi gusohora umupira we Kanyamahanga nako kundi Yusu yakseleraga witwa Richard Mediane ngo aheza 2 ngo ayijyana kuri 2 na 3 witwa Richard na Musanga bisa nk'ibigoye ko reza abatunga bombi no guhitamo umwe nyene no gucuzinga umwe na mahitamo ubwo ni umwe wa ushaka kuba Musanga kuko ubundi byabiteganyije ko ubundi bano bagabo bose ubundi bava no mu Burundi cy'umwe oya ubwo nyine basacrifice umwe bose ubundi bashatse utufaranga Musanga se kuri 6 Musanga ni 6 Musanga ni typical buri Richard 6 nyine yarahakinaga kubera ko bamuhenge ariko Richard ni numero 8 box to box kino cyumweru byabiteganyije ko bava mu Burundi baro bakinyi Musanga Richard n'umutoza rumwe Kojo urya nayo nibo bwa mbere nabonye umukinnyi ugaragariza ikipe ko ayishaka yabaye nka Mosengo wigeze jezi yari
iyi foto yambaye jezi ya Rayon Musanga yafashe stati ayikira utubara twa Rayon Sport azwa nabibonye mbere ko niba wabonye ko umukinnyi ashaka ikipe akanayibwira ariko cyamusengo cyanabikoze mbere y'igishoti na umenya na shampiyona yari kirimo yari kirimo ra kibyambara abayovu bakarakara cyane ariko ibyo ni mugene w'imigisha cyayikubisemo abayovu bararakara cyane bati bishoboka bati iki kigabo muhite muna kubitamo bangu nese nibwo yambaye cyangwa yambaye ahubwo ashaka akazi nyine muri Rayon Musengo yarapushinze kugira ngo ajye muri Rayon rero na Musanga nawe niko bimeze niba hari ikintu kinje yashyizeho Rayon ngo Richard imipira yijyana kuri 2 no kuri 3 ngo ayishyira mu mpande rwose ibintu ntago mbyemeye bishoboka kuba biva mu bantu bapfu ari uby'ibyaha abatekinisiye mwubaha abatekinisiye ariko se wenda bavuze bati twananiranywe mu mafaranga bakareka ibyo wenda byo gupapira ngo yajyana kwa Obed naganije no icyiza cy'ubu ngubu haba hari amavideo ibyo abatekinisiye bavuga haba hari amavideo mujye kuri YouTube murebe Ndayishimiye Richard mugane murebe highlights ariko umuntu akinye imyaka 2 ni gute kumutera igitekerezo mu mikino nabiyoberwa uko namubonye ni umukinnyi uri très offensif wenda hari ayo video ntabwo umuntu yabi erega n'ubundi ibyo ngibyo nibyo abatekinisiye ba mbere babanje ahubwo nabyo bikanteza ibibazo ngo ahubwo ngo aragenda bikantera ikindi kibazo ngo asiga hari umwanya hari ingingo aramubura akavuga ati baba we mbuze imashini yanjye we ku mukino runaka kuba ntafite Richard nta kintu mfite mu kindi gitondo baterega twanarije video ze usanga ruwa nta kigenda nyuze imipira kwa 2 no kuri kuri 3 wa muntu bayita Murera nicyo raporo ya video ivuga hanyuma Efre video ze no unteye amatsiko Richard uburyo penetra uribuka y'amapasi hari ukuntu iyo agiye gutera pasi imbere abanza agakubita godiyo hasi umupira atarawutera noneho akabona kuwutera upenetra mu bamediateri agenda arwana nabo ahubwo menya babicurika kuko nzi ko abo bakinnyi kuri 2 aribo bayimuha ajya kuyibaka babuze aho bayishyira bakayimuha akayiha abandi bakina rwose Richard Ndayishimiye Richard Ndayishimiye hanyuma mbere ko tujya kubijyanye iki kintu bashaka kugiseseka mu bantu ugasanga abantu baranabyemeye umva fasha amaradiyo yakivuze bati nibyo n'ubundi harimo abari baramugaye na mbere bakorwa n'isoni uri ukagiye kugenda bakorwa n'isoni yitwaye neza mu mikino yakurikiyeho ahubwo basigara bongera kuvuga bati Richard tugenderaho umukinnyi wagaragarije ikipe ko ashaka kuyikinira agashyiraho n'amabara yayo kuri stati uwo mukinnyi bijya bigeze Efure nko kuvuga ngo version ndaza niko yari yata Henry Musanga cyangwa agira ngo pushing nibango yagira ngo atume abafana bakiri igitutu ku bayobozi bamuhaye yifuza kandi rero ngo arayitarenza ntabwo wavuga ibyo wari ugikomeza Efure munatubwira ibya Musanga aho bigeze aya Musanga ubu hari ingingo ari Burundi aracyari Burundi ndetse n'aba bakinnyi bari Burundi Musanga nawe ari Burundi mu byo bamubwiye ngo nuko bategereza hari ingingo akagaruka i Kigali ngo agafata umwanzuro urumva bari barumvikanye ariko hajemo akantu ko kuvuga ngo dutegereze umutoza afata umwanzuro kandi bari kumwe mu gihugu cy'u Burundi ibintu byose ubundi bari barumvikanye ari umushahara barayafite seyo none se Fure nuwuhe mwanzuro kuko kuba arayishaka Musanga byiramushaka turabyemeranyaho hari ingingo yagiye kuganira na Musanga kugira ngo apunguze wenda igiciro kugira ngo kuko kumukomvenga nta kumukomvenga kundi Rayon Sport irifuza Musanga yagaragaje ko ashaka ariyo keretse niba umbwira ngo hari ingingo arimo aragana na Musanga niba wenda Musanga yifuza miliyoni 30 wenda bagabanye hari ingingo amwinginga apunguza agabanye ariko kuba impande zombi zifuzanya ni ibintu bigaragara hari ingingo aragana na Musanga iki umwanzuro ufatwa n'uwuhe cyangwa ibigano byari byanarangiye ahubwo ngo ni umwanzuro n'uwuhe umwanzuro wo gufata se wuhe nuvuga ngo ibintu ni bibiri amafaranga urafite cyangwa uyafite ubundi se wowe uri gukurura tuvuge nk'uyu nguyu Antonio Atisa harya
koco uyu munyatogo yarayahawe cyangwa yahawe isezerano kuko hari umukinnyi ukubwira nk'aba ngaba ba Musanga baba barabaye muri polisi wayafatiye imbumbe kumubwira ngo ni mukopo ngo ndaguha 10 nzaguha izindi 15 bishobora kugorana kuko wibuka nabigira Imana Betty yasinye 25 ze zamaze kwinaga kuri iki kuri konti ibyo kuvuga ngo urampanye na Asumani ntabwo bigeze bakunda utuntu tw'utwenda usanga rero habari zirizopo urango hari ingingo yajyanye icyo bita umukataba ajyanye kontra ngo ajyanye kontra kugira ngo ayiganireho na Musanga aho bita za Kamenge bave ari cyo bumvikanye nano bakaba bakiganira hari ubundi ntihari no mu ikipe hari ingingo yajyanye kontra kugira ngo amukonvenke amutere n'injuga ariko Rayon Sport nta mafaranga ifite yuzuye injuga ahubwo yamubwiraga ko imuha make Musanga akavuga ati ndayisinya kuyisinya ariko mushyire ku meza yuzuye miliyoni zingahe 30 z'amafaranga y'u Rwanda ku myaka 2 niyo yatsereyo Sarere simbiza ariko buriya Chance za recruitment none se injuga nka miliyoni 2 izo njuga zikaba zafata nyine hari ingingo niza ariko urumva nka 30 nuko amakipe yacu wenda nta bushobozi ese hari ingingo se muri position nziza yo kuba yajya muri yo negotiation oya niwe biragoye oya ariko niwe reka rukuganiriza Musanga ajya ari muri ntuza yandi yarumo no Rakitic se ko nanone bivuga Rakitic umukinnyi reyo ntabwo izambura agiye kubona amafaranga ya Beka na miliyoni 30 irazifite se ahubwo Rakitic ubwo yaba ari udakopa Rakitic kapatiye wibuke Abedi aho umukinnyi Abedi bamuhaye imbumbe binateza saga Asumani nawe ni wa Rakitic ni Rakitic yabati mutayampaye ntabwo bikora hari akantu bikizemo ngo abana ngo rero ndayizi ibuka ko Asumani uko byagenze nuko Asumani aza bemanije miliyoni 12 Muvunya Muhammad Tadeya muha ya mbere aho bwa kabiri ni Muvunyi aya kabiri ni Muvunyi wibuka ko yari yanze gukina bavuga bati ntabwo ari bukina ni kuri uwo mukino wa Kiyovu ni kuri match ya Kiyovu Muvunyi icyo gihe washakaga kwigaragaza ahita avuga ati ariko koko yari yarabyemeye Muvunyi yari yaremeye ko andi azayatanga Sarere nimwe n'igice kanye Tadeya akamubwira ati rero ari cya 5 cy'idolari Tadeya akamubwira ati ayanjye narayatanze Muvunyi ayawe ari hehe Muvunyi bita bikomera arayatanga Asumana abona gusubira mu kibuga ubwo rero Rakitic washobora kuba adakopa oya naho umukinnyi Rayon Sport igiye kubona amafaranga ntabwo izamwambura ariko nayanga niba yanga ibimuretse Musanga se ni ihe kipe ndimushaka ntari busubire muri polisi aperi ntimushaka ntabwo ayishaka ntabwo ashaka polisi niba atayishaka rero agomba kujya muri Rayon nta yindi hari n'izindi nzitwazo nabona bose nta mukura ntibishaka buriya na Abedi nako ntiyamubona Abedi ajya kwibarira Abedi ajya kubona yariyo nabwo bazanaga izo speculation urabona muri za zamu baramushaka mu Barabu naho baramushaka izo nzitwazo nibyo itumana tujya tuvuga nuko mujya muvuga ngo biranashoboka ariko nakubwiye ko ari abakinnyi bazana izo nzitwazo kandi nta deal zihari wamuyenutse ngo muri Maroc ngo hari ikipe ngo ya Maghreb Tetouan ngo imushaka ngo niko na Madrid sana uko ngo mfite deal Pichu yigeze kubeshya ngo afite deal amara amezi 6 nta deal twaranamubuze nta deal Rayon Sport reka tuze tujyana ku bijyanye n'ibiri bube ku mugoroba mu kanya gato ariko maze gushishe muri garage Medical ariko kanyizo bwira runo Rayon Sport ko Runo Rakitic oya aho basigaye nayiho umukinnyi niba wenda Rayon Sport ifite 20 Musanga yafate nari kubyumva ahubwo bandikirana vuga ngo tuzabona bitarenze ukwezi kwa 8 Musanga yampaye Rayon Sport yatanze tariki abenshi baye 15 z'ukwa karindwi uzise impamvu basigaye babigenza gutya nuko recruitment mudapfa kwiregera muri FIFA bigatuma ubundi muri Sarere biba byoro ariko wemere kudakina nawe urayiregera ariko bavuga ntibe kudakina barakwandikira ko atayafata ugeraho abakinnyi benshi baba bagifite rekord ariko iyo wamaze gusinya biba byarangiye recruitment wayiregera muri FIFA ariko none se ubu giye twandikanye ukavuga Ephraim
nkugurije amafaranga ukamara igihe kingana iki Erega itima ujya kurega ubucamanza bwa Ferwafa burya ntabwo abantu babwizera tujye tuvugisha Ferwafa nicyo nyikundira ireba ukuntu amakipe wabwizera abayeho ahubwo buratinda nyine ireba ukuntu amakipe abayeho niba wasabaga miliyoni 17 ikabwira ati niba guhesha tu nyaboneka mu ayo sondi yashaka udufaranga duke hitima hari ukuntu ugenda ubucamanza bwa Ferwafa ariko harayitanga udafanda cyane ikipe kugenda none mvuga ngo ni umwenda ibintu byose yavuga itenda niba twumvikana 35 bakavuga ko baba cyangwa ubucamanza bwa Ferwafa ukakubwira buti ihangane wa mukinnyi we niba baguhiye itariki iyi ihangane bazakwishyura tubaza nuko amakipe yacu amwe namwe ajya ahemuka ariko rero ibiri imbere no bitanga icyizere ko amafaranga izayabona birakubwira ati dufite imibare ya Rayon Day ifite imibare ya Rayon Day afite iyo beka bazasinyana ikibazo hari igihe batotomoramo nk'izo miliyoni 200 bakakuramo ibibazo bigahita byisukiranya bikarangira wa mukinnyi bemereye Rokritoma ayabuze nabo abandi bari mu hari n'abantu batoye bibuka kujya kureka Rayon Sport yabonye amafaranga none ejo bundi Munezi ntiyavuze ko irimo miliyari ngaho ni miliyari yavuze kugira ngo yavuze bya Rwanda Revenue miliyoni 400 n'izindi ngo n'ibindi bigo bakorana nabyo ngo bigenda harimo za miliyoni 300 kwaba nako miliyoni 600 abari imanza yatsinzwe buri Gatete yarayirahiye Gatete yayirahiye twinika Gatete bandi watekaga mu nzu tsinda rero yarayirahiye twinikaga umuntu rero yagutsinzura mwishyura yafite agasoko rwose ngo bakamwambuka akazamo babakinnyi ba mutoza Ruti abazi ko mwibagirwa umutaramu wacu uyu wicara kuri VAR wicara kuri VAR wagujije Kanyabugabo ko mu myenda yari Kanyabugabo se bamuhugije n'umupira neza we yagiye muri Ligue ntiyagiye muri Ferwafa aho no muri Esperance nta kipe afite menya nayo ariko miliyoni zimukuye mu mupira barawumwangishije ngo twavanga abantu umupira yabire cyangwa ari mu bindi ashaka kuba adahari arbahari rimwe na Kanyabugabo byamukundira no kutareba match amagara desa umubaze mbaratura Kanyabugabo namubonaga nk'umuntu udashobora gupfa kuvuga umupira yahoraga yanashwanye nabo ariko ejo ukabona yagarutse yaramwihugije rwose